mbonye uwunkunda akakuvana mu buzima. Mbonye uwunkunda akamvana mu buzima, kuko ubu buzima turimo, ubu buzima ngewe ndimo ntago mbukora mbukunze, kuko mbukora kubwo akababaro, sibyo? Kubwo no kuba nabona icyo cyo kurya n'ayo mavuta n'izo nkweto, sibyo? Ntago rero mbikora mbikunze. Niyo mpamvu navuze ngo mbonye uwunkunda nabireka. Ariko ntago naje gushaka umugabo kuri social media, nuko nagashyizemo ako kantu. Yego. Hanyuma rero umuntu nye n'umuntu ukujyanye ukuzi neza. Ubwo nageze i Kigali ubuzima burancanga mbura mbese icyo nakora. Nabanje gucumbika ahantu hamwe kugira ngo nshakishe amafaranga yo gukodesha. Nabanje gucumbika ku muntu, uwo muntu yarancumbikiye, nawe Imana imuha umugisha. Yego. Kugira ngo nyine nshake imibereho, na wa mwana nari mufite arancumbikira nk'igihe gihwanye n'ukwezi, mpita mbona amafaranga mpita nicumbikira. Hanyuma ntangira nyine ako kazi. Ntangira ako kazi. Birangira ugize intege nkeya, ubura uko bigenza utangira kwicuruza. Nabuze icyo nkora, birangira ngize intege nkeya, ntangira kujya ninjiza abagabo mu nzu. La protection de mon cœur, Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très 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 beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente de pouvoir être avec vous sur la protection de mon cœur. Reka tubasuhuze, tubifurize kugubwa neza. Abakunzi bacu bakadasohoka bakunda kubana natwe buri munsi umunsi ku munsi. Niyo mpamvu natwe tugira gutya tukagenda dutumira hirya no hino, tugakora kuba papa bakuze, tugakora kuba mama bakuze, tugakora ku bantu b'ingeri zose bafite itafari bashobora gushyiraho kugira ngo ibintu byose bigende neza kandi bigende neza cyane. Uyu munsi turi kumwe na Diane. Diane, uraho neza? Uraho neza. Amakuru ni meza. Yego. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Ndasuhuza abashuti banjye bose, abankurikira bose, abantu bari hanze, abashuti banjye bari muri Amerika. Ndabasuhuza abarundi, abakongomani bose, mbese abankurikira bose. Yego. Ndabasuhuza cyane. N'abanyarwanda bajya bansuhuza ngo turagukunda baba muri Amerika. Yego. Ndabasuhuza cyane. Uko byase kose turi hano kugira ngo tuganire ibiganiro byubaka cyangwa se bijya inama, ariko birimo n'igisa n'ubuhamya. Niyo mpamvu nenda kukubaza ngo ese Diane ni umukobwa, ni umumama, se niba ari umumama arubatse, se niba ari umukobwa ari iwabo? Nagira ngo usobanurire abakunzi bacu kugira ngo ibyo bintu babimenye. Diane ni umukobwa, nako ni umuntu wabyaye ariko utabana n'umugabo. Yego. Diane ni umuntu wabyaye utabana n'umugabo, ushaka wamwita umufiyemeri, ushaka wamwita umugore wibana, ariko birumvikana ko niba ari umugore wabyaye akaba atabana n'umugabo, byanga byakunda hari ibyo ashaka cyangwa se hari ibyo yifuza, turi buze kuza kubigeraho. Wowe udukurikiye uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ukurikira iki kiganiro ukirangize uze kumenya amakuru ya Diane ndetse n'ikimwicaje ahangaha. Diane, byagenze gute kugira ngo uyu munsi ufite umwana ariko udafite umugabo? Ese hari uwo mwahuye muhuza urukundo birakunda, ntabwo dushaka kumuvuga mu izina, cyangwa se hari urugo wubatse rurasenyuka, byagenze gute? Ngewe naje guhura n'ubuzima bukomeye. Yego. Bukomeye cyane. Ngewe umuntu waneye inda ya mbere, umwana wa mbere, twarabanye, tumaze kubana tujya kubana za Shyorongi. Umugabo akajya ataha yasinze, akankubita, akanzanaho ibintu nyine by'amacakubiri, akambwira ati wowe ntago ubundi nabana n'umuntu udafite mama we. Akajya binjiza, akajya azana ibintu by'inyuro nyine akancyurira. Ubwo mpita mfata umwanzuro wo kujya kumurega mu buyobozi. Yego. Njya kumurega, ngiye kumurega baramuhamagaza, bamaze kumuhamagaza baratwunga, yerekana ko birangiye. Turagenda tugeze mu rugo,
habura nk'icyumweru ngo twinjire mu gihe cyo kwibuka atangira kunesha umutwe ngo ninsubire iwacu. Ubwo ndamubwira ntese iwacu kubizi ko ntaho ngira, urambwira ngo njye iwacu hehe ko wansanze ko twamenyanye mba muri geto nibana uko ubuzima bwanjye bwose ubuzi, ndajya hehe ko ibintu byose twabizanye hano, ibyo nari mfite byose twabimaze. Nabaga nifite, hari igihe nabaga nifite udufaranga kuri telefone, akanyuma yo kurya ya mafaranga nkayakoresha, mbese nsigaraho nta kintu mfite kuri telefone. Umugabo aranyirukana ngo iwabo baramubwiye ngo ntabwo ngo kubana n'umugore utagira mama we, ngo utagira ise, utagira nyina, utagira se, ngo ntabwo byashoboka. Umugabo anesha umutwe, nibwo nahise mfata umwanzuro icyo gihe wo kurekana nawe. Navuye n'ishyorongi n'amaguru ngera Nyabugogo, nta n'itiki n'ibintu byose ndabimusigira. ubu ngubu natangiye kugura bundi bushya. Hanyuma wari ugiye he ko tubonye neza ko wagize ibyago, umubyeyi wawe akaba yaritabye Imana, byaje gukomeza gute? Nyine naraje ngera i Kigali nkodesha shamburete nyibamo, maze kuyibamo nyine ntangira akazi ko kwicuruza nyine kugira ngo mbone imibereho, kuko nabonaga nta yindi mibereho, nta bantu nari nziranye kandi kuri iki gihe umuntu asigaye aguha akazi ari uko wagize ute wajyanye n'umuntu ukujyanye ukuzi neza. Ubwo nageze i Kigali ubuzima burancanga mbura mbese icyo nakora. Nabanje gucumbika ahantu hamwe kugira ngo nshakishe amafaranga yo gukodesha. Nabanje gucumbika ku muntu, uwo muntu yarancumbikiye, nawe Imana imuha umugisha, kugira ngo nyine nshake imibereho. Na wa mwana nari mufite arancumbikira nk'igihe gihwanye n'ukwezi, mpita mbona amafaranga mpita nicumbikira. Hanyuma ntangira nyine ako kazi, birangira ugize intege nkeya, ubura uko bigenza utangira kwicuruza. Nabuze icyo nkora, birangira ngize intege nkeya, ntangira kujya ninjiza abagabo mu nzu, baba banteye indi ya kabiri. Hanyuma uwayiguteye we yaragufashije, byagenze gute? Uwayinteye we yaje kumfasha, ariko yanga ko tubana. Arambwira ati njye nta mugore nshaka, ariko nzajya ngufasha uko nshoboye kose. Ubwo rero uwo nguwo yaramfashije, ndabyara, umwana arakura, ubu ngubu ni mukuru. Hanyuma mu muryango wawe, yenda tutarakomeza, njye nifuza kuba, iyo mfite icyo ngomba kubaza umuntu ndamubaza, kugira ngo n'abadukurikiye baze gusobanukirwa cyane iby'iki kiganiro. Nko mu muryango wawe, nta bantu bahari washoboraga kujya ukavuga ati yenda ndarushye kandi ndushye nkiri mutoya, reka yenda njye kwa runaka kugira ngo mpabe yenda ejo hazaza amateka yanjye yongera bimere neza? Nta bantu nari mfite. Shangazi wanjye umwe ubi Nyamirambo, naramwegereye arambwira ati mfite abantu benshi kandi ari umushangazi wanjye, nta bandi nkeneye, kuko nta yindi miryango nayo mfite, nta bandi mfite, bose barapfuye. Ubwo nawe nagiye musanga, arambwira ati urabona ufite umwana, ntago wabona aho urara, niko yambwiye. Mbese mbayeho nk'utagira umuryango. Ubayeho nk'utagira umuryango, byatumye uhitamo kujya mu buzima butari bwiza bwo kujya winjiza abagabo nk'uko bivuze, ukaba ubyiyemerera. Hanyuma kunzi ko iyo umwana avuka ahantu, cyangwa se umuntu uvuka ahantu, iyo hari igihe kigeze akagira yenda ubuzima nk'ubwo ngubwo bubi, n'umuturanyi burya ashobora kureba akavuga ati reka nibuze uyu muntu mugire inama. Muri iyo nzira mbi, nakwita ko ari mbi, wari uhisemo, wigeze ubona nibuze umuntu kwereka urukundo nk'umubyeyi, avuge ati reka negere uyu muntu muganirize, nibuze numve ko yareka ibi bintu? Nta muntu wigeze n'umwe amamagara byibuze ngo anangire n'inama,
anampumurize nta n'umwe nigeze mbona, nta n'umwe wigeze ubona. nta n'umwe kugeza izi saha nta n'umuntu ujya umbwira ati ngwino tunaganire. niyo mpamvu nifuje kukubaza ku mateka y'ubuzima bwawe, kuko hari abantu badukurikira bavuga bati reka twihanganishe uyu muntu tumuhe pole cyangwa se tunamufashe muri ubu buryo cyangwa se ubundi. Hanyuma abo bana ubafite ari babiri? Ni babiri. uyu munsi se wagumye muri ibyo cyangwa noneho waravuze uti uyu munsi n'ubundi byanjye nibyo nakoraga nibyo nkikora, kuko nta bushobozi nigeze mbona bundi bwo kuba nabivamo. yenda habonetse nk'umuntu aravuze ati rwose Diane reka mubaze iki kibazo, ubwo buzima arimo arabukunze cyangwa burimo atabukunze? ntago mbukunze, kuko iyo nza kuba mbukunze mba narabiretse, ariko ntago mbukunze. ndara hanze imbe intunduza ubwo se naba mbukunze. icyo wakwifuza ni iki cyagufasha mu buzima bwawe no kugira ngo n'ibyo byose biveho? icyo nakwifuza ni uko uwaba afite ubushobozi bwose yamfasha nkabona uko nava muri ubu buzima, kuko ubu buzima ni bubi cyane. yego nabuvamo. wabuvamo. witeguye kuba wakubaka mbese? nakubaka cyangwa nkanacuruza. cyangwa ukanacuruza? yego. ibintu byose nabonye n'umugabo nacuruza. yego. ariko ni igiki kikugora muri uwo murimo twakwita ko ari umurimo ugayitse? ikintu kingora, hari igihe uhura n'umugabo ati ngiye sinshaka kwambara ubwirinzi, urabuzi, cyangwa se agakingirizo, cyangwa reka tukita agakingirizo kugira ngo abantu babashe kukumva neza. ati ngiye sinkeneye kukambara, ndakorera aho ngaho. rero hagati aho ngaho ushobora kuvuga ati uyu muntu nubwo amaye ibyo 5 cyangwa 10,000 umwizeye iki? nkavuga nti ubu narokotse umuhoro w'94 nicwa na sida. ibyo bintu rero nkabyibazaho cyane, nkavuga nti wapi, nkahita mwangira, ubwo agahita ambwira habe no kugira ati ufite abana byibuze reka ngo usigire n'ibyo 5 wanze ko dukora imibonano, agahita yajyana akambara akigendera. yego. icyo kintu kirakubangamira cyane? kirambangamira. sinzi, ndabona imvura iguye, reka turi ukuntu twahindura location. yego nuko uti nubwo mbirimo birangora, nizihe ngorane uhuriramo nazo kuko muri ubwo buzima? ingorane mpuriramo nazo, tugira ingorane nyinshi, kuko hari igihe nk'umugabo nyine aza, ibyo nakubwiye, umugabo aza akanga gukoresha nk'ubwo bwirinzi. ubwo urumva nazo ni imbogamizi umuntu agira. cyangwa se ugasanga nk'umuntu wenda aje afite nk'inda mu myenda, kuko inda ziracyariho, azigusigiye mu nzu, sibyo? kuko ntago uba ufite ahandi umujyana, aza muri ya nzu n'ubundi. ubwo rero izo ni imbogamizi. ariko se mbere y'uko ujya muri ibi bintu, ubundi wigeze ukizwaho cyangwa n'uyu munsi ubyiyumvamo? ubundi wiyumva ute? icyerekezo cyawe cy'ejo hazaza ni ikihe? icyo wifuza ni ikihe cyatuma ushobora guhesha umuryango ishema n'Imana ukahesha icyubahiro? gukizwa njya mbitekerezaho nkumva nakizwa, ariko nkavuga se najya gukizwa nkakura hehe amafaranga yo kurya cyangwa se no kwishyura inzu? ejo nkajya, hari igihe najyaga njya gusenga, navayo nkahita nkora ibyo byaha. kubera iki? kubera kubura ubushobozi bwo kuba nabona ayo mavuta cyangwa se n'ibyo byo kurya, nkavuga nti reka mbikore. yego. ibyifuzo byawe ni ibihe? ibyifuzo byanjye ni uko mbonye umugabo rwose unkunda pe, akankunda tukabana, kuko ngewe nta burwayi ngira na bumwe. yego. usibye amaso yanjye niyo arwaye, ariko ibindi birwara byose ntabyo mfite. mbese mbonye umuntu unkunda cyangwa se wenda akifuza kuba yamfasha, ibi bintu nabireka. hari ushobora kubyumva akavuga ati se nakwizera nte ko uyu muntu mu by'ukuri afite gahunda yo kubaka, yo gukora ibintu bye byose bikamera neza? gahunda yo kubaka ndayifite, kuko ibi bintu ntabwo ari byiza, sibyo?
ibi bintu ntabwo ari byiza, nakubwiye imbogamizi zibamo Yego. ntabwo ari byiza pe, usibye ko hari igihe nyine uhura n'ibizazane sibyo. nk'ubu ejo bundi mperutse kuzana umugabo, urumva uwo mugabo arancunga nayo nari mfite mu nzu ibihumbi 8 arabitwara arabinyiba. ubwo urumva nabyo ni izindi mbogamizi. ariko njye mbonye umugabo ibingibi nabireka, ibingibi nta cyiza kibamo. ni ukuri ni ukuvunagurika gusa umubiri wose. yewe Imana izagufashe, ariko ndibaza ko n'abadukurikiye turaza kubahiriza nimero zawe ndetse uraza no kuzivugira tunazishyira ahagaragara kugira ngo uwakenera kuguhamagara abe yakubona mu buryo bworoshye. ariko umuntu ashoboye kubitindaho cyangwa se akabigiraho imbogamizi avuga ati ese ko n'ubundi tubona ingo ziri kujya zisenyuka cyane, harya uyu nguyu we wasenye twakwizera dute ko? oya ngiye ntabwo nasenye binturutseho, nakubwiye ko ari umugabo wanyanze azana ibintu nyine nabikubwiye bijyanye n'amoko, bijyanye mbese no kuba ntafite ababyeyi, we ashaka ufite ababyeyi. ubwo rero urumva njye ntabwo ari njye wasenye, ahubwo niwe wanyirukanye. yego. ese Dia, tutarajya kure, ubu ari umuntu ushobora kukubona akavuga ati ariko se kuki iyo umuntu ashatse abagabo kuri social media niho bashakira abagabo? ese ari umuntu ushobora kubyumva akabyumva nabi. uravuze ati njye ndamutse mbonye umugabo unkunda akankunda urukondi, ariko se uyu munsi wa none ni ibibazo bibiri nagira ngo ubaze. ikibazo irumva icyo kibazo cya mbere, hari umuntu ushobora guhita avuga ati ubwo nawe uje gushakira umugabo kuri social media nk'abo tugenda tubona, nk'uriya ubushize waje kuri social media akaraga ikibuno, njye mfite ikibuno we. noneho icyo ni ikibazo cya mbere. ubwo uradusobanurira wenda impamvu usizemo ako kantu. ikindi cya kabiri, uyu munsi wa none umugabo ukeneye n'ufite akantu, n'ufite amafaranga, n'ufite urukundo, n'ufite iki muri ibyo byose? oya ngewe ntago nje gushakira umugabo kuri social media. ngewe naje mvuga ubuhamya bwanjye, sibyo bw'ubuzima bwanjye. nuko nako nari ngashyizemo yuko mbonye uwunkunda akakuvana mu buzima, mbonye uwunkunda akamvana mu buzima, kuko ubu buzima turimo, ubu buzima ngewe ndimo ntago mbukora mbukunze, kuko mbukora kubwo akababaro, sibyo kubwo no kuba nabona icyo cyo kurya n'ayo mavuta n'izo nkweto, sibyo ntago rero mbikora mbikunze. niyo mpamvu navuze ngo mbonye uwunkunda nabireka. ariko ntago naje gushaka umugabo kuri social media, nuko nagashyizemo ako kantu. yego. hanyuma rero umuntu wagukunda rero n'umeze ute? umuntu ufite urukundo adafite nka bya bindi by'amacakubiri nka bariya nk'uriya nababwiye, uriya nababwiye defo ye yari afite ibintu by'amoko, akazana ibintu by'amoko ngo nimba udafite mama wawe ngo genda ngo mvira mu rugo, agahora ntesha umutwe buri munsi. ubundi ngo nashatse ngo umugore ngo ufite ababyeyi ngo njye mbufite. nkamubwira se ibyo bihuriye he? icya mbere si uko nkubaha ko yanywaga inzoga njye ntazinywa, urumva akaza yansindiye. rero niyo mpamvu nkubwira ngo mbonye uwumpoza amarira rwose pe, nagize amarira menshi cyane. hanyuma tugiye tubona ingo nyinshi zigenda zisenyuka, noneho nk'abantu mudafite abagabo mwikorera kariya kazi kanyu, hari abagore bahita bavuga ati mwadutwariye abagabo. ese reka ngire ikintu nkwibariza, ko ushobora gutwara umugabo uti w'abandi akamugira uwawe? reka nkubwire, umugabo ubundi ntawe umutwara, ahubwo wowe biterwa we mugore mu rugo iwawe uko uba wafashe umugabo wawe. nese umugabo aratashye, sibyo? uramubwiye ngo dore uko gisa, ubwo se nguzanye iki? umugore abwiye umugabo ngo dore uko gisa, genda muzi wigeze kubwira umugabo we numva ngo dore uko gisa, urumva? ubwo se ngutahanye iki? ngutahanye iki wanyweye ngo njye ngo ntanyweye? ubwo se urumva uwo mugabo yagukunda?
yaza namwihera keya Mm. ngo natwaye umugabo w'abandi. Ega ngo no kuri ya system. He? Ngo no kuri ya system. Kandi ujye umenya ko no kuri ya system buriya biratandukanye. Biratandukanye. Hari ushobora kuza yakora ati mbega cyane noneho yagera kwa Mukantuza akavuga atapo cyane iriya systeme yo ni urundi rwego kuko biriya biboro biratandukanye buriya. wowe umeze ute? umva njye ndarenze ariko Ngo- njye nta muntu urambwira ngo namutwariye umugabo. Mm. Oya. Nta muntu urambwira ngo namutwariye Hari umugabo. n'uburyo ushobora no ku ese abadamu cyangwa se iyo ugiye gukora wenda tuvuge njyewe ngiye muri kariya kazi kanjye ese ugenda ni ayahe masaha ugomba kwitegura kugira ngo n'ukubonye abone ugaragara neza? Ese abadamu bo ni ayahe masaha ku buryo bashobora kwitegura kugira ngo abagabo babo batagenda? Ese mu kugenda kwabo ntihaba haturukamo no kudaha umwanya ubundi reka nkubwire aho ngaho ntaguciye mu ijambo. Yego. Ubundi nimba uzi igihe umugabo wawe atahira, nimba umugabo wenda ataha saa moya, Yego. tangira woge. Cyo nicyo cya mbere. Umugabo wawe asanga uhumura, woge, umushyuhiriza amazi, ukenyera agatenge gasa neza, n'inshako aho uzogoshe. Urumva? Umugabo wawe nyine wambare, wakwambara kamini, wakwambara ariko bigaragara ko usa neza, bitere n'ikirungo. Akase umugabo azaza asanga urasa nk'iki cyangwa uri kunuka ibitunguru bya bindi n'ibitunguru cyangwa imyotsi. Ubwo so umugabo azagukunda. Nazi wanjye agasanga uburiri bwanjye burashashe, harahumura, mfite isuku, ahita avuga ati umwana n'uyu. Ntazongere nazajya ayakorera yanzanire. Kuse nabura ko yarya yanzaniye nanjye. Ese niyo mpamvu disi tubona abagabo mani hari abagore batazi gufata abagabo babo neza, sibyo? Hari abagore rwose, niyo mpamvu muri iki gihe ingo zisigaye zisenyuka cyane bitewe n'imyitwarire y'abagore iri hanze aha, sibyo? Ntuhaye umugabo wawe keya, sibyo? Umugabo wawe ntiyinjiye mu nzu ngo wenda uze wihuta umubwira ati sheri karibu, ukamukuramo inkweto, ariko se uramubonye ahubwo uhitse ukambye agahanga. Ubwo so umugabo azagukunda. Nanyiziriwo niyiziri wanjye ukamukuramo inkweto, nkamukuramo inkweto ahubwo nkahita nanamwoza amazi ashyushye. Yego. Kamana gasoma kamana. Noneho nkanamukorera n'amasaha ndazizi kuzikora cyane. Umuntu uje iwawe ushobora kumukora cyane, musiga utuvuta nyine nkamukorera amasaha, nkamumasa mu mugongo, urumva akagenda asa neza. Ubwo rero naza nkamwihera iyo keya, bazavuga ngo namutwaye, sibyo? Umuntu uzagushaka kaba azabaze. Ubwo buriya ingo zose zisenyuka kubera abagore babigizemo uruhare, sibyo? Ese tugana ku musozo, ese iyo nk'ubu ngubu iyo uryamye mu rugo iwawe wenyine ntabwo ugira agahinda ko kuba udafite umugabo? Njye urumva namaze kubyakira, namaze kubimenyera, sibyo? Kuko igihe dutandukaniye n'uriya hashizemo imyaka nk'ibiri. Yego. Aha, rero hari umuntu ushobora kwifuza nimero zawe, waduha namba zawe? Nimero zanjye ntabwo zizi mu simukadi nayiguze ejo bundi, iracyari nshyashya. Reka da. Kandi ufite n'akabazo ko kutarura. Urumva mbanza kuzireba neza. Reka da. Okay. Ntacyo ngaho zirebe ubundi ndazimvugira. Umuntu wese wakumva ushaka kuvugana na Diane yumva afite urukundo, kaza nkamuha keya, uw'umugabo yananiye, uw'umugore yananiye azaze mwiherekeye. Ndakubwiza ukuri. Uw'umugore yananiye azaze mwiherekeye. Kuko ndabizi pe hanze ahangaha ingo zimeze nabi, zimeze nabi. Hari abagore batazi gufata neza. Nimero ya Diane 078 05 12 14 dusubiyemo 078 0 51 51 12
21 41. ibaruyeho Diane Umurongi. Diane Ariko umurongi Umurongi. icyo bisobanura? Ikintu cyiza. Bisobanura umwiza. Umwiza nyine. Umwiza. Umwiza. Umurongi. urakoze cyane Diane, Urakoze nawe. tuzongera tugutumire.